Kandi mbifurize amahoro y'Imana mwe muduteze amatwi abari hepfo mu majyaruguru iburasirazuba n'iburengerazuba amajyepfo na hehe n'amajyaruguru oya iburasirazuba n'iburengerazuba by'umwihariko ari mu mujyi rwagati wa Kigali n'abari kutwumva badukurikiye kuri Iris Rwanda TV muri kutwumvira hakurya y'amazi magari ndavuga abari Australia Amerika ndahavuga nyuma washaka ko muga Amerika bwa mbere iyo bavuze hakurya y'amazi magari washatse kuvuga ni hakurya y'inyanja ngari yanya Mer Rouge mu gifaransa bavuga Mer Rouge mu cyongereza bavuga agataho makamera turi kumwe na Ntaganzwa Peter musanzwe mumuzi ni umwe mu bantu basesengura ibintu byinshi cyane ariko uyu munsi wa none ampinduriye icyo bita modo tugiye kugana ku nkuru tari nateguye ubu tugiye guhera ku bya Eric Mugisha na Ngabo Eric Peter uramahoro ndashima Yesu akuzwe Yesu ashimwe nagakira umwana amakuru y'imisi amakuru ni meza ndashima ndi muzima kuri muzima nanjye ni muzima n'abantu muri kunyuma ndi kuvibinga ijwi ryanjye riri gusoka fresh ndi muzima aracyari Mr Jean Ngugu kandi nta hantu nteze kuzaba najya ndacyariho Peter bigize gutya birangira agiye mu rukiko wese koko yarakwiye kujya mu rukiko yarakwiye kujyamo naguze ko hari urubanza bita Rwandanze hari urubanza ariko urwanjye ruhande numvaga yagakwiye kurujyamo agiye gusaba imbabazi no kohereza urukiko ibintu bikagenda neza ikindi rero ubutabera bwo mu Rwanda nyekereza ko ntawe ufungwa n'uwataburanye aho kujyamo ajye gusaba imbabazi yagiyemo asaba ifungwa n'ifunguro gusaba imbabazi ni uburenganzira bwe kwemera icyaha n'uburenganzira bwe no kugihakana n'uburenganzira bwe ariko urwanjye ruhande ashingiye ku muryango wa nyakwigendera babuze umuntu vuba nta gihe kirashira noneho nawe aje noneho ahakana urupfu cyangwa se ko yamwishe ari kubihakana ngo ntabwo yabikoreye ubushake kandi mu makuru dufite nuko bwa mbere yambwiye ko azamwica noneho ubwa kabiri aje abishyira mu bikorwa rero nekereza ko nagiye gutinda muri byinshi by'uko yaba yarabigeje cyangwa ntushaka ko bitindemo ntacyo bitwaye yaba ari kuburana ku rwanjye ruhande yagakwiye kuzayemera icyaha ndetse asaba imbabazi yego kuko ibimenyetso bihari twebwe tubireba cyangwa se twakoze analyse z'ibyo twabonye navuga ko yabikoze kubera umujinya yari afite ndetse n'ikintu cyari kimugambiriye mu mutima kuko niba umuntu agera ku rwego anywa inzoga agafata umwanzuro wo kwica umuntu iyo agonga umukino base cyangwa akagonga igikuta ase Peter uretse ko njye ntago nywa inzoga ariko se ntago ndi kuvuga ko abanywa inzoga bose bakora ayo makosa nicyo kintu navuga ariko burya kunywa inzoga leta y'u Rwanda itubwira kunywa resi kunywa gake mu rugero niba urakaye mu rugo wanyweye inzoga bikatuma urambura amaboko ugakubita umugore izo ntago ari inzoga ahubwo ziba zakurushe n'ubwenge dore ko nabiri ivuga ngo vino n'umukobanyi inzoga zirakubaganisha ushukwa nazo nta bwenge agira gute nta bwenge agira yego rero nekereza ko uyu uri kuburana ibintu azi yakoze umuntu apfuye ejo bundi nta nubwo birarangira buriya tujye tugerageza imiryango iracyari mu gahinda kandi urebye abantu baracyakomeretse baracyafite igikomere ku mutima kiracyava rero guhituza ugatangira kuburana uhakana ibintu byabaye kandi bifite ibimenyetso ni gute naburana ngo uriya muntu yapfuye kandi ari igihe wamwishe kandi bigaragara genekereza rero urukiko cyangwa se ubucamanza ubutabera bwo mu Rwanda bufite uburyo uri umwe mu bashoferi dusanzwe dukorana kandi basanzwe batwara imodoka kuri wowe kwatsa imodoka bwa mbere ukongerwa asubira inyuma ukongera ukagaruka ngo umuntu ukanapfa ntugire umutima nama wo kwica umva ikintu gikomeye ujya mu modoka urumva we yagiye mu modoka kubera kamere ajyamo akata kona cyangwa se arisatinguka asinze uko imodoka yawe yari imeze arayakije hanyuma arahagurutsa aragiye agonza umuntu
ayongera asubira inyuma, yaramuhushuye agwa hasi, hanyuma asubira inyuma agira gute, aramukandagira, arangije ngo aragenda ngo agiye kuri polisi, ngo agiye kuri potinga. Icyo nibaza yaragiye kwirega iki, niba ntacyo yari amaze gukora, kuko niba umuntu ajya kwirega ikintu azi yakoze, yaragiye kwirega. Ikindi, leta y'u Rwanda cyangwa se ubuyobozi bwa polisi y'igihugu butubuza gutwara imodoka twasinze, icyo nacyo ni icyaha. Kandi ikindi nuko ibizi neza ko ubuzima bw'abantu bwahagendera, hanyuma murebe ikintu gitangaje, kuki abari bahagaze bari batandukanye aho ngaho, kuki hagonzwe umwe kandi ariko nkuko nawe waza ukangunga mu modoka yawe, ariko ntabwo wanshobora njyewe, mba ndi kumwe n'abantu igihe cyose ngo uzi wangunga ukanshobora ni hamwe n'abantu. Ubundi impamvu uri kubivuga ntabwo birakubaho. Rero impamvu utabyumva, jye sinakunga kuko ntabwo ngambiriye kuzava mu isi ngonze umuntu, ngira ngonze n'umuntu mu muhanda nagera perimi nkayitangira kuri polisi, navuga ntabwo ushaka kuzongera gutwara, kuko igihe mu bintu ninyabyo birimo Imana izanze no kugonga imbwa, wumve none urwego ngezeho. Nta namwe uragonga iyo utwaye? Ntabwo ndagonga, na rimwe ndagonga mu gihe cyose kuva nabona perime nibwo Imana yase Imana n'imodoka, kuva natwara imodoka nta muntu ndagonga. Rero Imana izandinde kugira kubona umuntu uryamye mu muhanda gusa ari amapine y'imodoka ntwaye yamukandagiye. Yego, uri umunyamugisha. Ni ikintu gikomeye cyane. Urumva njye naragonze ntaragura n'imodoka ntwaye abandi. Wagonze umuntu arapfa? Ntabwo yapfuye. Ariko waramugonze? Ariko ntamugonze. Waranyweye bikira? Birabuze kunywa wasinze, gutwara wanyoye. Birabujijwe gutwara wanyweye na wananyoye, kuko iyo utwaye nyine utwara ku muvuduko uri hejuru, hanyuma mu bashoferi nyine nakubwiye wumva ikintu kugira ngo ugonge umuntu wabigambiriye, ngo ngiye modoka ngo ndakanyamara ndakwica ndakugonga, akajyamo avuye yabimubwiye mukaba nuko ngo bavuye muri bare, bavuye muri bare aramubwira ngo nzakwica, ati ntago ari ubwa mbere bimbwiye, ageze hanze arabishyira mu bikorwa. Rero urumva ni ikintu gikomeye cyane. Twebwe cyo dutegereje ni ubutabera, dutegereje ubutabera kandi twugirire ubutabera ikizere. Umuryango nyakwigendera uzarenganurwa, niba koko uyu muntu ari kuburana ariko yagiye kurwanya Yohana sindi, niba ari kuburana nyine agaragaza ko nta cyaha afite, leta nayo ubucamanza cyangwa se ubutabera bwo mu Rwanda buzamuha iki, ukuri buzamurenganura. Ariko nta butabera burimo hariya, n'umwana yaruca. N'umwana yaruca, nanjye banjyanye bakamwanga icara hari uce none urubanza rwa nyakwigendera, ahita mbyanzura ako kanya rwose, uratanze ko siga ahantu ndi. Ariko tubyiwerere, turindire byonyine. Ibintu byabaye ntabwo ari ibintu byo kwishimira no kuvugaho umwanya muremure, ariko ni ibintu birababaje cyane kabisa. Ntaganzwa Peter, umwe turi kumwe nko mu basesenguzi abanaliste dufite. Peter, muri iyi minsi ya none iyobokamana riri hehe? Ryarazimiye cyangwa riracyahari? Uko iminsi igenda isatira imeruka, iyobokamana kugenda rihinduka ukundi, nako kanashaka biri kugenda bihinduka nabi. Ntabwo tugihagaze mu mwanya Imana yifuza ko abantu bahagararamo. Ntabwo mvuze ko ari bose cyangwa se ari muri rusange, ariko ku rwanjye ruhande iyo ndebye ibintu biri kuba ari mu nsengero, ari mu bakozi b'Imana, iyobokamana ryajemo ikibazo, harimo ikibazo gikomeye. Sinzi niba ari viziyo, ariko ndagira mbwira abantu ngo nta viziyo Imana igira, uko yari icyarana uyu munsi niko ikiri. Abantu basigaye sinzi, abantu basigaye bihana basinziriye kubera gutinya ngo guseba ni ukuguhumisha, hanyuma ukazamura ikiganza ko wakoze icyaha. Imana imbabarire, Imana imbabarire, ngo mwese musinzire ntihagire ureba. Nekereza ko umwuka utariho kera, umwuka ntabwo wari uriho kera. Yesu yaravuze ngo ngiye kwa Data, nzohereza umufasha azaza abane namwe, ariwe Mwuka Wera, noneho nazazemezwa n'iby'icyaha abayobore mu kuri kose. None muri kino gihe dusigaye dushaka kwemeza abantu ibyaha ku ngufu, ngo acyature ku ngufu, abyature ku ngufu, nyamara muri we nta kiramwemeza ko yakoze iki, umutima utari kumukomanga akagira agahinda. Kandi tuvuga
hari n'abasinzira bakabumbura intoki bakajya bareba bagenzi babo bari bwihane. Ibyo bibaho rero genekereza ko iyobokamana ari kuzamo ikibazo gikomeye cyane. Turasaba Imana, turi gusaba amavuta ngo Imana yongere irengere umurimo wayo, irengere abakozi bayo, yongere ihembura imitima y'abantu, ibaho iby'ubwenge, kuko ibintu biri kuba uratekereza usanye nk'umuntu wasenze muri 80-97 kuzamura kugera muri za 2023 yakubwira itandukaniro ririho mu bintu by'agakiza. Abantu bafite viziyo utapfa kumenya ubusobanuro bwayo mu buryo bw'agakiza, byajemo utekamutwe, byajemo kubeshya, byajemo kwihimbaza, byajemo kwiyemera, byajemo kufoza ifuro, byajemo kumera nk'aho ari ibyubahiro abantu bashaka, byajemo ibintu by'ibimenyane. Rero harimo ikibazo gikomeye cyane ubwo mwiyobokamana aho tuhagiye nahatinda, ariko harimo ibintu ntabwo ari byiza, ariko Imana ntabwo izaguma kubyihorera. Turasabwa iki rero? Turasabwa gusenga no kuba amaso, kugira ubwenge, aho usengera agira ubwenge, kandi umenye neza ko nta muntu wo kwizerwa, hizerwa Imana gusa. Usenge cyane, ubwira Imana ngo Mana mu bwenge, kuko dufite ikibazo cya leadership mu bakozi b'Imana. Nibakimenya abantu bayoboye ngo bamenye ngo uyu mutima utwara gutya, turamufasha gutya kugira agere kuri urwego. Nongere mbabwire ngo namuza mu rusengero adashaka kubohoka. Rero bikwiye gukorwa n'abashumba bakira izo nama, bakabafasha mu buryo bwiza kugira ngo igende neza. Ni nabwo tuzirinda ibintu by'imagarara n'akaduruvayo n'ibintu bibera mu rusengero. Ngira ngo n'aba bahungu bibayeho ejo bundi ugonze nguyu barasengaga, uyu muhungu barabaririmbyi, uyu muhungu ni umudivantiste, uyu muhungu ni umudivantiste, ariko ntabwo twavuga ngo abadivantiste bose bakoze ibyaha. Izitukwamo nkuru cyangwa se ariko cyabaye ngo nibwejura. Yego, rero nekereza ko abantu dusenga ko dukoresha n'ubwenge kugira ngo yego. Gusenga kw'abantu uracyabona bifite icyerekezo cy'ahantu bagana nk'abafite icyizere cy'ijuru, cyangwa ubona ari abantu bakeneye? Nushaka ukurikire ibiri gutambuka, ubutumwa bwiza buri gutambuka, ubwo twita ubutumwa bwiza. Nagira amabwire ngo ubutumwa bugira ibyiciro, ariko hari n'ubutumwa, hari ubutumwa butari ubw'Imana, hari ubw'abantu, hari ubwa Satani, hari n'ubw'ijuru. Rero urebe ibintu biri kuba, abantu bari gutambutsa ubutumwa, ariko nawe uri kuvuga ijuru. Bamaze kutwereka ko mu ijuru hatagikenewe cyane, isi bari kuyidukumbuza cyane kurenza. Kubwira ngo Imana iguhaye ibi ngibi ni amakimbirane, ngo Imana ikurinza none ivuga butumwa ririho muri kino gihe, mu mbabare n'imvuga ivuga butumwa muri tandukanye ribamo ibyiciro bitatu. Hari ibiva mu bantu, hari ibiva kuri Satani, hari n'ibiva ku ijuru. Nta butumwa buvuga ku ijuru bukiza bugihari. Ni ukuzana siyasa mu rusengero, asigaye bamera komedi. Ni amakomedi mu rusengero, ni ibintu bya komedi. Umuntu arazangara agahagarara ari komedi gusa, abantu baseka ngo abantu bagize ngo bumvise Imana, ariko nta Mana nayo, ni komedi abantu bashaka. Hanyuma ikintu gitangaje ni ukuvuga ngo twafashijwe, ngo ari mu mavuta. Ni izihe mpinduka zibonetse mu bo yabwiye se? Abantu basenge cyane, dusaba amavuta y'umwimerere, imbaraga z'Imana, dusome ibyanditswe byera. Iyo utitewe ngo wijugunye mu kirere ngo babwire ngo ubasetse babone bakwenutse, ubereke ko hari ama etage n'amazu, mbwira abantu bankurikiranye bose, ntabwo mwese muzapfa mufite ama etage, ntabwo muzapfa mwese mwatunze mu modoka. Hari n'abazataha bataragira abagore n'abagabo, hari n'abazataha batarabyara. Mbere na mbere Bibiliya avuga ngo banze mushake ubwami bw'Imana no gukenuka kwayo, ibindi byose muzabyongerera. Abantu bakujije umunwa, bakujije ibitekerezo bipfuye, bakujije amanyanga mu rusengero no kubeshya, kwirongera indamu no kwiyamamaza. Ariko kandi igikwiriye twari dukeneye ni ugushaka Imana n'ubwami bw'Imana, hanyuma tugahabwa ingororano mu isi. Nongere mbabwire ngo nawurana inyongezo, kuko ibyo tubona mu isi, imigisha tubona mu isi ni inyongezo Imana yaduteganyirije, kuko umugisha ugwire tuzabona tugeze mu ijuru. Indamu zarenze ibifu by'abantu. Indamu zarenze ibifu by'abantu. Umuntu araza, harimo siyasa ziteye ubwoba, hari turi kure ukibaza, harimo inzangano zibera mu ibanga, harimo utuntu mwiyobokamana utapfa kumenya ukuntu watwanzura, harimo ubuhanuzi bw'ibinyoma, kubesha, gutera abantu ubwoba, kubakura imitima, barapfuye barashize. Ariko ndagira ngo nibaze, kandi mbivuge bibe ukuri, ntabwo Imana iyije kubohora umuntu,
imubwira ibyashize, imubohora uwo munsi imwereka ibyo ahazaza. Kandi niba umuntu nabivuze kare, niba umuntu uzi neza aje kwegera arushye aremerewe, nta kindi yashaka ni ukuruhuka, mwegere nk'umukozi w'Imana. Njya numva ngo kugira ngo ngusengere ngo nguzana ngo nge ngo amafaranga ngo zana ituro ngo zana ibyo kwishinganisha, ni gute umuntu akubesha akakubwira ngo zana ngo amafaranga ngo urupfu rurava. Kandi Peter uratuma abakozi b'Imana bakwanga. Yes, kunyangase. Iyo uvutse uba wanzwe. Iyo uvutse uba wanzwe n'isi n'ikindi gihande kidakukunze nyine, ariko ku rundi ruhande ntabwo ibintu byose uzavuga abantu bazabyumva kimwe. Hari abantu bazakumva n'abatazakumva, kuko burya ntawe ubura umurwanya ariko nta n'ubura umurengera. Rero ku rundi ruhande nekereza ibintu bibiri, tugerageze dukoresha ukuri mu buryo bwa mwuka n'uyobokamana mu ijambo n'ibyanditswe byera. Icya kabiri, izi nzererezi zigamije gusenya imitima y'abantu kugira ngo bayubake, zifatirwa imyanzuro. Umuntu aravuga ijambo akabumbara bibiri ukabura ikintu atanze, agasoma akajambo gusa kumurabuze ngo Imana ahubwo akajya muri komedi gusa. Dusoma ibyanditswe bya nibyo bituma abakristo bakura bagahumuka. Muri Bibiliya harimo gukora, harimo gutera imbere, muri Bibiliya harimo gukira, harimo kubohoka, muri Bibiliya harimo amagambo yatuma igihugu harimo no gupfa no kuzuka. Yego, muri Bibiliya harimo ibintu byatuma igihugu cyacu cyaguka kikaba cyiza kigatera imbere. Bibiliya twigisha guhuza umutima, kubana mu mahoro. Bibiliya twigisha ibintu byinshi no gukundana. Bibiliya twigisha kubahana. Bibiliya twigisha gutera imbere, kwaguka mu buryo bwa visiyo nzima kandi irimo Imana. Rero ibiri aho ubona ubugome buri kugenda buhera no musengero burimo. Umuntu akugambana musengana, umuntu akumva ni wabaho kandi musengana, ni ibintu bibera musengero. Ahubwo abashumba Imana yatoranije nk'uko yatoranije ubuyobozi bw'igihugu ngo burebe abakora ibyaha babahane, hanyuma abashumba nabo mukoro bafite ni uburyo Imana yabahaye bwo kubera amaso abantu babegera, abantu baza mu rusengero. Numvise ngo nyashi zirarikora muri ADP, ngo nyashi zirarikora, ngo nyashi zirarikora. Ibyo byose niba umuntu aje mu rusengero yambaye nabi, nta kindi uhaye nk'umukoro ni ukumwegera ukamuganiriza. Mwegera inama kurenza uko inama zabegera. Ese intama ziracyegereye abantu cyangwa abantu bo begereye intama bashaka amafuto? Nagize ubwoba. Inama isigaye ibona umushumba ikiruka igahunga. Kandi ahubwo inama yegeraga umushumba. Birasobanura ngo harimo ikibazo gikomeye. Niba inama isigaye ihunga umushumba, harimo ikibazo cy'imyumvire cyangwa se imitekerereze. Rero iyo burya umushumba niwe wa mbere ukwiye kugira kwegera inama. Yego. Uri kumva? Exactly. Hanyuma imbuto umushumba nako ubwatsi ahaye inama nibwo zirya. Uko uzagaburira inama niko izarya. Wigaburira ibitovu izarya ibitovu. Wigaburira ubwatsi bwiza izarya ubwatsi bwiza. Wigaburira imyumbati izarya imyumbati, kandi amaherezo ni ugupfa. Peter, tugana ku musozo, uri umwe mu bakozi b'Imana kandi tuganira cyane ukagena n'ubusesenguzi. Uyu munsi wa none hari benshi bava mu bintu by'Imana ugasanga bagiye mu yindi mirimo bakaba bizarre. Hari ingaruka ahantu iyo mirimo byaterwa n'iyariyo, kuko ahantu hose ndi umuntu wo guhesha Imana icyubahiro. Umusirikare ahesha Imana icyubahiro nubwo utabumona mu rusengero buri munsi. Hari inshingano afite. Mu gihe ukora inshingano zawe neza urimo kandi nziza, uri guhesha Imana icyubahiro. Hari abantu bibwira ngo kubahora mu rusengero niko gukizwa, ariko kandi siko kuri. Bibiliya ivuga ko Yesu yirirwaga ku musozi hanyuma mu gitondo akajya kwigisha, ariko kandi muzamurebe, muzakurikirane ijambo ry'Imana. Yagendaga akora ibitangaza hamwe na hamwe, agenda asura abantu. Biravuze ngo ku manywa hari imirindi mirimo yagiraga gute yakoraga. Imirimo rero byaterwa n'iyari. Niba ari imirimo mibi idashimwa n'Uwiteka, idashimwa n'Imana, ivemo. Idashimwa n'Imana bimeze gute? Mu gihe imirimo idashimwa n'Imana niye, mu gihe umurimo ukora udafitiye umuryango nyarwanda umusaruro cyangwa se umumaro, umurimo ukora mu gihe ubangamira abandi, umurimo ukora mu gihe ugutera kuba umugome, ureke, kuko ntabwo uhesha Imana icyubahiro. Ariko indi mirimo yose Imana yemera gukora, yemera indi mirimo yose. Gira umwanya wo gusenga, gira umwanya wo gukora.
kuko aho uri hose wasenga. Ufite kuba uri muri tagisi ugasenga, muri kwaseri wasenga, ufite kuba uri mu kazi runaka ugasenga. Ikibi ni uko wajya mu bikorwa bibi bituma umuryango wawe uhasebera cyangwa se umuryango nyarwanda wicuza. Mu munota umwe hari icyo wumva twaganiye tutavugaho? Ikintu tutaganiriye, abantu bareke umutima w'ubugome, bareke kuba abagome, bongere basabe Imana ibahe umutima muzima. Imana yarakurinze ngubeho, ntago yakuhaye kubaho ngira ngo ube ikibazo ku bandi, yagoye kubaho kugira ngo ube igisubizo ku bandi. Yego, nta kindi ni icyo kabisa. Coatings wahereza ubutumwa bw'abantu uyu munsi? Ubutumwa bwa mbere, Imana buri muntu wese umurikanye wihebye, reka mubwire ngo ahashize hawe haguha ibyiringiro byaho uzajya, kuko dufite abantu bakuze nabi, bagize mu buzima bwo kwigurira ibiryo by'igihumbi cyangwa 2,000, bigutera imbaraga zo kumva ko nejo uzaba undi muntu ukomeye. Hanyuma mwibuke yakurinze cya gihe ubabaye, cya gihe ukomeretse, cya gihe watawe, cya gihe nta muntu uhari. Menye neza ko ejo cyangwa ejo bundi Imana yakugirira neza, ukaba uw'umusaruro ku gihugu ndetse n'umuryango wawe. Icyanyuma, reka mbwira abantu bose ariko bafite umutima w'ubugome. Ndi kubona impfu zitandukanye nkibaza ngo kubera iki. Ndi kubona abantu bahemukirana. Bagerageze gusaba Imana kamere ye kuyobora ubumuntu dufite, kamere mbi ye kuyobora ubumuntu dufite. Dusaba Imana ubumuntu, tuzaba abantu bazima, Imana bahumugisha. Ya, turacyari kumwe na Centre Pastoral Notre Dame de Fatima, nimwe mu mahoteli meza cyane ifite jardin nziza ushobora gukoramo ubukwe, ikagira salle nziza, ikagira bare nziza. Hariya uri wahagera? Ni ahantu heza cyane. Turi kumwe na Lipia Restaurant iherereye mu Rwitwa hagati hafi na ADPR Muhoza. Turi kumwe na Teacher Shop. By the way, Lipia bateka neza, bateka ibiryo byiza, bateka neza ni nyenye n'ubizi. Bateka neza pe, kandi bafite service nziza, bafite abakozi bakira abantu neza, n'umubyeyi waho mwiza musuhuze, utagira umutima mubi, Imana imuhumugisha. Kandi burya hari umuntu ugeze yagera wango je navuye nariye banyongeza imbuto. Lipia rwose turabakirana yombi, kandi bafite parking nziza, bafite imodoka, bafite aho kuparika, bafite sale, bafite ahantu heza ho kwicara ukaganira n'umuntu wawe ntabigusakuriza. Mutugane aho hose turahari. Abambika imyenda Teacher Design na Bosco muri Goiko, mwese muze tubambike. Bosco afite amakote meza, afite karuvati meza, afite inkweto nziza. yaranyambitse ukurikiraho nzaza nambaye neza. So God bless you Peter, ngushimire cyane, uri umudatenguha, ariko nizere ko mu minsi iri imbere turashaka kumanuka i Kigali. Uri tayari? Ndahari. Ndashaka kujya gukora mu murwa, nkaza nkabegera, mwegera abantu bagize aho bagira nyirwa nanjye mbigireho. Nsuze Emi Pro ariko twumva Chita Magic ari mu bantu bagiye bagira uruhare mu kuzamuka kwanjye. Afite inzozi nyinshi, nimbona mpuye na Emi Pro nkahura na Zaburisha, nkahura na Sabe Murungi Sabe, nkahura abanyamakuru benshi. Reka mbigukorere, reka mpite nguza na Zaburisha. Guys, turi kumwe.